Okay, good morning, everyone. Mwaramutse mwese. My name is Jerry. Nitwa Jerry. So today I'm so happy to stand before you to share my testimony. Uyu mwanya uranejeje kubahagarara imbere nkabasangiza ubuhamya bwanjye. Firstly, I want to read a verse from the book of Psalms. Ndashaka ko tubanza gusoma ijambo muri Zaburi. Book of Psalms, chapter 16, verse 6. Ni muri Zaburi ibice 16 umurongo wa 6. The lands have fallen to me in pleasant place. Yes, I have a good inheritance. Turasoma muri Zaburi ya 16 umurongo wa 16. Yes, Psalms chapter 16, verse 6. Haravuga ngo the lands have fallen to me in pleasant place. Yes, I have a good inheritance. ubufindo bwatumye imigozi ingerera umugabane ahantu heza, ni koko mfite umwandu mwiza. Time in Rwanda passed very quickly. Igihe namaze mu Rwanda kirihuse cyane. Now it's the time almost to go back. Hasigaye mu kwezi kumwe ngo nsubireyo. I have experienced many changes in my heart. Nagize ubunararibonye impinduka yarabaye mu mutima wanjye. And I have witnessed how God works for me during my time as GNC. Kandi ubu nahamya ukuntu Imana yankoreye mu buzima nabayemo bw'ubukoranabushake. Before I came to Rwanda, my life was very chaotic. Mbere yuko nza mu Rwanda ubuzima bwanjye bwarimo akajagari. Although I was student, but I didn't study often in the school. Nubwo nari umunyeshuri nta nubwo nabyigaga neza. Despite being young, nkiri muto, I didn't attend the church many times. Sinakundaga no kujya mu rusengero kenshi. But in Rwanda, I could see that there are many people who preach the gospel was very powerful with their great strength. Ariko mu Rwanda nabonye abantu babwirizanya ubutumwa imbaraga nyinshi, bigatanga imbaraga ndetse. Actually, when I first time come to here, my heart did not belong to here. Ubundi ngishyika umutima wowe ntiwari wakahagera. I only wanted living here for 10 months without any problems and return to my country. Mpashyitse nifuzaga kuhaba ayo mezi 10 nkasubira iwacu nta kibazo mpagiriye. I closed my heart. I never go to the pastor for fellowship. Umutima wanjye narawufunze, ibyo gusabana na pastor ibyo ntibyigeze bikunda. That is what I thought during the GNC life. Nibyo bitekerezo nabanye nabyo nkitangira ubu buzima. But God did not want to me finish my time as GNC life like this. Ariko Imana ntiyakunze ko ubuzima bw'ubukoranabushake mbusoza ntyo. As you know that I have the vitiligo on my skin. Naje kugira indwara y'uruhu. The God made my vitiligo worse in Rwanda. Ngeze mu Rwanda nari nyisanganywe, ahubwo Imana nibwo yayigize mbi cyane. Because of I'm very self-centered, so I wanted to take care of my skin a lot. Kuko rero ndi umuntu wikunda, nashaka kujya nita ku mubiri wanjye cyane. I used to search the Bible verse for healed my skin. Nakunze kujya nishakira amasezerano muri Bibiliya ngo Imana ikize uruhu rwanjye. But I couldn't find any answer from Bible because I always use my own understanding to read Bible. Nta gisubizo jye nayibonyemo kuko najyaga nyisomana imitekerereze yanjye. Until I received the guidance of Pastor Ko. Kugeza aho naje kubonera ubuyobozi bw'umushumba ko. He gave me a faith and I prayed as well. Yaje kunsangiza ukwizera ndakwakira. And I could see that God starting work for me. Ubwo niho Imana yahereye ikora ndabibona. This is like a Bible says the faith comes by hearing. Nuko Bibiliya ivuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva.
The faith is not comes by I use my own power to search in the Bible. Kwizera ntikwari buzanwe n'uwo mwete wanjye wo kurishakishiriza muri Bibiliya. I always use my own understanding to get answers from the Bible, but that is not heart of God. Kuko najyaga ngerageza n'imitekerereze yanjye gushaka igisubizo muri Bibiliya ntibigire icyo bikora kuko bitari bihuje n'ubushake bw'Imana. After I had this experience, my heart suddenly changed. GNC life is very. Nyuma rero yuko niga icyo ubuzima bwanjye bukoranabushake bwatangiye guhinduka. The GNC life became very important to me. Ahubwo bunambera ubw'umumaro cyane. Why? Gute? Here are pastors and sermonists who treat me like their own child. Abapasiteri aha n'abafasha babo batangiye kujya bamfata nk'umuhungu wabo. Here are good friends who talk to me when I'm feeling down. Nkabona na bene data bandi barajya bamvugisha mu gihe ntameze neza. My heart slowly belonged to Rwanda. Bitangira bityo umutima wanjye numva bitangiye kuba umunyarwanda. It is God made me feel too close to Rwanda. Ni Imana rero yankundishije u Rwanda. After received the guidance of pastor, I said I want to study at study university in Rwanda. Maze kwakira ubuyobozi bw'umugaragu w'Imana ahubwo nanzuye no kuzagaruka kwiga mu Rwanda. I want to be the Rwanda student. Ndashaka kuzaba umunyeshuri w'umunyarwanda. I didn't think my heart would change like this. Njyewe ntabyo natekereza ko umutima wanjye wazahinduka bigeze aha hose. This is very amazing through the work of God. Ni ibintu bihebuje gusa twabara ko ari umurimo w'Imana yonyine. Also, I was very isolated. Nari umuntu wigunga. I didn't like talk to anybody. Sinakundaga kugira uwo njya kuvugisha. And I always did everything by myself. Kandi ibyanjye narabikoraga ku giti cyanjye. However, I have changed here. Ariko aha narahahindukiye. Because even though I don't like to talking to people, but they always come and talk to Nubwo me. abantu ntajyaga mbegera ngo tuvugane bo ntibahwemaga kungana bakamvugisha. The many times, even though I really don't want to talk him, but I have to say something back. Ubwo rero nubwo ntashaka kugira icyo mvuga nari ntegetswe gusubiza nibura ibyo bo bavuze. Slow by slow, my heart started to open. Buhoro buhoro umutima wanjye utangira kugenda ufunguka. For making friend is not difficult because God made my mouth. That is for express my heart. Gushudikana abantu ntibyongeye kungora kuko umuntu uhari ngo umuntu awuvugishe avuga ikiri no ku mutima. So through the work of God, I truly see my change. Kubwo gukora kw'Imana rero mu by'ukuri naje kubona impinduka. Like the book of Sam said, yes, I have a good inheritance. Nk'uko Zaburi ivuga ngo niko mfite umwandu mwiza. Jesus' life is my valuable possession. Yesu ni umurage wanjye. Rwanda is my pleasant place and it is my property. U Rwanda rero ni ahantu hanjye heza kandi mpabara nk'umutungo nanjye wanjye. So even if I stay anywhere, I will never forget this experience and I will share my story with everyone. Cyose nzabaho sinzibagirwa ubuhamya mbasangije n'amateka yanjye nagiriye. Also, I want to come back to study. Kandi nk'uko nabivuze nzagarurwa no kwiga ino. It's because I love Rwanda. Biterwa nuko nkunda u Rwanda. Through the work of God. Sorry? I love Rwanda through the work of God. Nkundishijwe u Rwanda n'ijambo ry'Imana. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Okay, thank you. This is my testimony. Ndabashimiye nibwo buhamya bwanjye nari nzanywe no kubasangiza. Murakoze cyane. Murakoze.